Muri video y'uyu munsi yo kuramwe se ni gute washyira TikTok muri telefone yawe ndetse nuko wafunguraho account ugatangira kuyikoresha. Abantu benshi bakomeza kugenda babimbaza ugiye kureba ukuntu wafungura account kuri Facebook. Abantu bajyaga bita Catholic, mwegere hino. Niba ukoresha Android cyangwa iPhone, kuba niba ukoresha Android uzafungura Play Store. Giza ujye muri search wandikemo gutya ngiye kwereka Facebook Lite, urayibona gutya. Numara kuyibona wikandeho gutya uze uyestare muri telefone yawe. Niba utarakanda subscribe guys, bikure nonaha kugira ngo udufashe kudushyigikira mu byo dukora byose, kandi ufite ikibazo ucyandike muri comment. Mwibutsa ko ari Simbi Media TV cyarigiye kwiza ibintu biganiro byinshi by'ikoranabuhanga, umuziki ndetse n'utundi. Kadutegereze ya Facebook yacu estare muri telefone yacu. Abantu benshi rero nasanze basanga bitwa ba Catholic, ba Islam kuri Facebook, ariko aho hantu hose nuko usanga badasobanukiwe ikintu baba bari kubabaza. Nibyo ngiye kubereka rero muri no video. Abantu bita ba Catholic, abantu bita ba Islam, Abadventist, ngiye kubereka ukuntu ugomba gufungura Facebook kandi neza cyane. Katugeze banze yestare muri telefone yacu maze dutangire. No kuvuga ngo ya Facebook Lite yacu maze kwestara muri telefone yacu, zakanda open. Niyo Facebook nziza igezweho kurushira ya mbere. Uzakanda open urangiza utegerezeho gatoya. Nkubise ko tugiye kuri hamwe ukuntu wafungura Facebook muri telefone yawe Facebook account. Tumaze kubona ukuntu bayishyira, no tugiye kurana gute wafungura account cyangwa konte ya Facebook. Tumaze kutegerezaho gatoya bitewe na connection uri gukoresha. Musaba kanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi bizaye gucika. Turangiza dukanda ndetse new account. Dukanda ndetse create new account. Ambere bazatubaza first name. Hari abantu benshi uzasanga iri mu Kinyarwanda bakakubaza izina ry'idini, izina ry'idini ni izina wiswe nyine wabatirishijwe nyine. Ubwo ni izina ryawe rya kabiri. Rya mbere uzita twifunda wenda ku izina rya Isimbi wenda. Ari nyine bazasanga bashyize mu Kinyarwanda kuvuga ngo izina ry'idini ni izina ryawe rya kabiri. Yes. Isimbi Noella. Kande next. Hano bazakubaza igihe itariki wavutseho, washyiraho iya nyayo cyangwa utashyiraho iya nyayo. Ubwo ni amahitamo yawe, uzashyiraho nyine wowe bitewe nuko niyo ushaka gushyiraho. Wangiza ukande set, wangiza ukande none next. Kande next bakubaza niba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu. Kuvuga ngo female ni umukobwa, naho male ni umuhungu, nyine igitsina cyawe. Aha ni umuhungu, female ni umukobwa. Yes. Ubwo njye ndi umukobwa kandi next. Uzagusaba gushyiraho nomero yawe ya telefone, nayo uyandikeho nomero nyine ya telefone yawe isanzwe. Kandi next. Bazagusaba gushyiramo password ivanze nyine, ya password strong kandi uzibuka. Kanyishyiremo maze nawe niko uzahita ubikora. Kuvuga ngo numara gushyiramo password uzakanda next. Kuvuga ngo ya password cyangwa umubare w'ibanga uzibuka, nurangiza ukande agree. Guys, nizere ko kandi subscribe, like ndetse na comment. Kandi niba ari ikibazo ufite ujye unyandikira muri comment kugira ngo utaha nzagusubiza. Katugeze ifunguke maze none nkwereka ukuntu ugomba gushyiraho profile pictures cyangwa ifoto ikuranga. Kandi continue confirm nyine uzahita bakoreza code kuri ya nomero ya telefone y'imibare 5. Urangiza uze uyandikemo
banza ukande next. Guys, nizere kuba kandi subscribe, kandi niba wishimiye ikiganiro cyacu ugiye hano uzigera hano kuvuga ngo uzahita ukande hano ndetse add picture. Hano tugiye gushyiraho ifoto ituranga nyine, ukande allow, angiza bazakujyana mu mafoto yawe maze uhitemo ifoto ushaka gushyiraho kuri profile yawe, yeah. Add your profile picture on this screen. Wenda dukande done. Dukande if you want, you can see who is on Facebook from your contacts list. Then let us know who you want to add as friends. Please read the text on the screen carefully to know how information. Ngo nujyana bazita bagusaba wenda uhitemo abo ushaka wakanda add cyangwa ugakanda skip hora hejuru, ibi ngibi ukabyihorera. Kuvuga ngo twamaze gufungura ya Facebook yacu, ubona ko isa umweru no kamwe ariko noneho wayigira umukara, kandi ko turongo tutambitse twarugo dutatu, angizo scrolling gutya ni nyine uba ushaka isa umukara. Hari abantu badakunda ibara ry'umweru, scrolling gutya uretse kandi hano kuri setting and privacy wanzo kananitse dark mode, ubona ko izahita ihindura colors nyine kuntu yagaragaraga. Nagushimiye twajye muri video tubona ubutaha. Yari Isi Media TV, nge nkabandi Shyaka Achille. Ciao ciao.